ARABOHORA TV. Bakunzi ba ARABOHORA TV, ngiye wasuza nitwa Emmanuel Twishimire. Uyu munsi twari twihereranye n'Imana, twagiye ahantu twagiye gusenga kugira ngo tubashe gukora ikiganiro. Ubundi mumenyereye ko Nyiramukiza Betty ari uza kuri kamera za ARABOHORA TV, ariko uyu munsi ntabwo ariwe, ahubwo ngiye kubakorera aga surprise. Nari najyanye kamera kuko twari twagiye kuri kodinga n'ikiganiro. Aha rero muri kubona turi ahantu hiherereye mutapfa kumenya impamvu tutarapfa kuhabwira. Hari ijambo nigeze gusoma muri Bibiliya rivuga ngo igihe Abisiraheli babwiye abo bagabo bari Abafilisitiya, ngo bigeze bababwira aho amatyazo yabo ari, noneho babona kubatera. Situvuze ko muzadutera, ahubwo uyu munsi wa none twagiye guhanzuza amavuta yo kugira ngo tujye tuhagarara kuri kamera za ARABOHORA TV dukeye mu mutima ndetse no ku mubiri. Niyo mpamvu rero ngiye kubakorera aga surprise. Muheruka umugabo wa Nyiramukiza Betty ari mu buhamya, ariko uyu munsi twirirwanye nka kipe tekinike turimo dusenga Imana. Aha rero aho twiriwe dusengera niho nshaka kubereka. Reka ndi kugenda rero ngiye kujya kumureba. Mukomeze tubane n'Imana. Dore iki giti ni igiti rwose tujya dupfukamamo, nka cya kindi cyanditswe muri Bibiliya. Abazakora muri komenti muzakitubwira igiti umukozi w'Imana yigeze kujya munsi y'igiti arasenga, Imana irahamusanga. Nta kindi ndengejeho. Ndacyagenda rero, ndacyagenda ngiye kumubaha abasuhuze, kandi biri buze kugenda neza, ndabizi ntabwo arabyanga. Uyu munsi impamvu mutunguye ni uko uyu munsi twari turi mu mavuta menshi, niyo mpamvu nanjye ngize ngo umutungure. Yes, muraho neza. Yesu ashimwe cyane. Yesu nahimbazwe. Wasuhuza abadukurikiye. Se umuntu iyo yiherereye muramukurikirana, namwe ntabwo muba mutworoye rwose. Dore rwose umuntu ajya agira igihe cyo kwihererana n'Imana kandi akavugana nayo, kuko ibyabayeho byose byabayeho kubera Imana, kandi n'ibyaremwe byose byaremwe n'Imana, kandi byaremwe n'ijambo ryayo. Ubwo rero umuntu aba yiherereye kugira ngo yumve icyo Imana ivugana nawe, kandi yumve n'amahumura aturuka mu ijuru. Tumaze iminsi twumva ibica ntege byinshi n'ibihuha bitandukanye, abantu bose bavuga ngo byacitse, byakomeye, uyu mwaka ntabwo urangira. Ariko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo mubwire abantu ibyurutse umutima. Mbonye abyandika neza, abiririmba neza, ngo hari indirimbo yambonye ivuga ngo iravuga ngo bwira abantu iby'ijuru, ngo bwira abantu iby'ijuru ibyururutse imitima, ubabwire ko wahiriwe kuko bera ko hari ubundi buzima. Ntabwo nzi kuririmba cyane, ariko hari ubundi buzima. Ubwo buzima rero nibwo tugiye kubabwira, kandi ubwo buzima nibwo bwatuma umuntu adacika intege. Ubuzima nibwo bwatuma ubwo buzima butuma umuntu amenya ko hari ubundi buzima nyine. Abatabuzi rero ndagira ngo ngende babwire, Yesu yabayeho kubera ubwo bundi buzima. Marayika ngo yaraje, araza asanga Mariya, aramubwira ati Mariya urahiriwe kubera ko uzabyara umwana w'Imana. Nuko iryo jambo ryabayeho, kandi twumva ijambo rivuga ngo ibyaremwe byose byaremwe na jambo. Ijambo ry'Imana rero ni ikintu gikomeye cyane. Niyo mpamvu abantu bose mukure kwizera ijambo ry'Imana, aho kugira ngo twumve ibyahanuwe n'abantu batandukanye, ahubwo tukumva ibiri mu ijambo ry'Imana. Tubwire abantu rero ibyurutse imitima, tureke guca abantu intege. Ntabwo
none se mu myaka 100 ishize ubu abantu bose bamaze imyaka 100 baracyariho, abo gupfa ni ngombwa, kandi ikibazo ni ugupfa ukabura aho werekera, ikibazo ni ugupfa ukagira iherezo ribi. Ibyiza ni uko twagira iherezo ryiza, kandi ariryo mwese tubifuriza. Turifuza yuko mwamenya Imana, kuko Imana niyo yatubatuye, kandi Imana niyo yatumye tubaho. Imana niyo izatuma tunabona ubwo bugingo buhoraho. Ubwo bugingo buhoraho ntabwo benshi babwumva, nta nubwo bazi icyo ari cyo, ariko ndagira ngo mbabwire yuko kuza hano gusenga ni ukugira ngo umuntu yitandukanye n'iby'isi, kuko na Yesu yajyaga ageze igihe akitandukanya n'iby'isi byatuma agatekereza cyane, akiherana na se wo mu ijuru. Ndabingingiye rero kugira ngo mwegere Imana, kuko Imana ariyo izatuma tubaho neza. Ndabashishikariza gukunda Imana no gusenga, kuko gusenga aribyo bituma dusabana n'Imana, kuko gusenga aribyo bituma umuntu yubaha Imana. Gusenga niho wakura ubujyanama buzima. Gusenga niho watuma abantu badacika intege. Gusenga byatuma ugirana ubusabane n'Imana, bigatuma nta kintu kiguca intege. Turabashuje rero, nubwo natunguwe cyane bakantungura nibereye mu masengesho niherereye, ariko ntacyo. Gusenga jewe nibyo nabashishikariza, kandi gusenga bifite umumaro nimubikorana umwete kandi mukabikora mubikunze. Ntimubikore mujya gushaka imitsima nk'abafarisayo bo bajya kwishakira imitsima. Yesu ahateraniye bakajya kumusanga bamusaba imitsima. Rero jewe ndabashishikariza gusenga. Ibyo byarabitanga Yesu, ariko niyo atabiguha uvuga uti jewe ni inshuti na Yesu, njyewe ndi inshuti na Yesu. Yesu naramukunze nawe arankunda. Ndabifuriza rero gukundwa n'Imana, kandi namwe mukayikunda. Igihe icyo ari cyo cyose muzongera kwifuza ko tuganira, tuzaganira, ariko nubwo kamera itera ubwoba, murantunguye murampemukiye ariko ntacyo. Nari naje teranira n'Imana no kugira ngo ngire n'ubusabane n'Imana. Ndabashimiye rero, murakoze. Imana ibahe umugisha. Amen.